babiseri Imana yagushoboje byinshi turagushimira yaguhaye ubuzima urangiza imyaka 82 kuri iyi si yikoreye amasezerano kugeza ku ndunduro bakundaga bose ntawe wihambiraga ko twese ababanye nawe turahamya tudashidikanya ko wiyemeje kubaho mu bukene ushyira imbere Imana kugushimira akantu k'umwihariko Vincent yagiraga yubahaga abayobozi be uko baba bameze kose agakunda guhimbarwa no gutarama maze yaje kwirahira ati inyarubuga twatarama yamenyaga gukunda agakurikirana imiryango y'abavandimwe ari abo b'amaraso cyane cyane aho babanaga twebwe agatega amatwi abantu bose akagira inama atuma Imana yaduhaye mu Vincent ukaba umwishimiye shimirwa igihe cyose wamukije none turagusaba ngo umushyire mu rutonde rwawe bagusingize iteka yari wenyine kuko bari kumwe yatashye asubiye iwabo yari umwe niyo meterese wacu mama Leopoldina yaduhaga amabwiriza Vincent yashoboraga ko amaze kugenda akaza akayadusubiramo akatubwira ati buriya rero arashaka bigenda bike kuriya ntagikunda kuriya kariya ntibakunda mbese akatwereka uko tugomba gushyira mu bikorwa ibyo umurezi wacu yatubwiye yabonye ibaruwa imubikira mama we ayibona umubyeyi amaze ukwezi yitabye Imana kuko hari kure bivuze ko yakwikingira ariko ubwo umuvandimwe abana yarasigaranye bari batuye muri paruwasi ya Bunga ni muri Byumba ni Vincent urumva ko atashoboye gushyingura umubyeyi we icyo gihe ntitwanasubiraga mu rugo byaramugoye kubyakira ariko yizamuye ariko ati burya umubiri ko kugira intege ubuse wamanaburira yagiye mu ijuru hanyuma abakuru barareba basanga ko nta muntu wo mu muryango we wahindutse ngo amubwire iminsi ya nyuma ya mama we byaba byasaba n'umugisha kugera ubwo rero bategereje ko asezerana muri 64 amaze gusezerana bamuhaye mama Modesta aramuherekeza bajya muri paruwasi ya Bungwe niho umusaza we yabaga kumva yari umuganga yarakoraga ibumwe ariko nta burenganzira yari afite bwo kujya mu rugo bagomba kuba kuri paruwasi noneho basura bariho basanga rero bamaze icyumweru baragaruka mama Vincent abona kuva mu mubisi kuko muri Vincent meterese wamwogereje ibumwe agarutse mu mubisi yari yarasezeranye none turamuherekeza ajya muri komite y'amaguru kwereka ubutumwa bwo kwigisha Vincent ariko mu mubisi udashobora kubona bikoze ukaricunga nturibone umubisi wubahiriza igihe wubahiriza ibyo bavuze akabikora uko babivuze mu buryo babivuze amaze gusezerana rero bivuze ko yagiye muri iriya komite Karuguru akigisha hariya mu mwaka wa 3 ajya mu burezi muri serivisi nutritionnaire ibirizi imishyongi hanyuma ibintu mama Vincent buriya yatereye imisozi yambuka ibishanga n'imigezi asura abagore ndavuga abagore bari kuyareka ngo abagore
mperutse kubasura yabasuraga kugira ngo nibwira ko icyo yigisha kuri centre nutritionnelle bijyanye n'isuku bijyanye no gutegurira abana indyo yuzuye niba koko iyo bageze mu ntabwo yigandaga akagenda imisozi abo bagore be akabashyira mu mashyirahamwe y'ubuhinzi ubworozi abantu bazi amabisi y'imihaniko bazi ukuntu yari afite umushinga w'inkoko munini cyane ku buryo yajyaga agemura amagi i Kigali na famiye Dr. Charles Karangwa niba amupimishije bamujyanye muri Sikaneri ndetse iyo bakoze muri Faisal ntiyarebera ajya kwikorera iye muri CHUK kuko bari abatangiye nabo gupimisha Sikaneri. Ubwo rero Karangwa yarangije ambwira kumva ntacyo waba mubyihorere uburwayi bwagaragaye ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo kuva muri 2013 nahise yari abizi ko uburwayi bwe budashobora gukira. nyiricyubahiro musenyeri yaje kumva neza abasaseredoti muri hano bihaye Imana bicaye gusa yo kongeraho Serangwa Daviseni mbere yo kuba umubikira ndagira ngo mbabwire ko yabaye umwarimukazi yabaye umwarimukazi ari umukobwa mwiza cyane simuvuga kuko ari umuryango wacu numve kuri mbabwira uko yitaye kuwa gatandatu ku itariki 8 batubwiye ko yitaye bamwe muri bake basigaye bigishaga batubwiye neza ari n'umuntu wari washatse kugira ngo bamuhe ari umuryango mwiza wifashije kandi ari umwarimukazi ariko bakagera mu mbere y'uko atari uwo muhamagara yaje rero umuryango w'ababikira akuze yari afite kandi muri icyo kigero bababwiye ko yavutse muri 2001 ni amatariki yanditse ku ndangamuntu ibyangombwa kera bafite uburyo bandikisha abana hari igihe batindaga kubera impamvu zizanye kujya kubandikisha ariko twebwe tuzi ko hari imyaka 5 mbere ya gahunda yari afite iriya niyo indangamuntu ariko ubundi tuzabaho n'abatutagana urumva rero yari akuze afite imibereho myiza ariko yegera umuhamagaro we ajya mu babiri muri uwo muhamagaro yawukumiyeho cyane niba kuko yari wakuze aretse akazi yakoraga amafaranga ariko yarawukumiyeho nyuma ya jenoside yakoraga abatutsi nagize igikorwa gikomeye cyane kuko Imana yateguye bitewe n'uko namubonaga yita ku bana njye gusaba kugira ngo aze abe yambara abafana twakwita ku bana bakiri bato tumaze guturagura nyabyo yaransubiye ati umusaruro ati sinshobora gukora rwose ati ababyeyi babiri bakora rwose abandi beza bakora rwose hari umuryango wanyu hari bose bigeze wumva byabaye rero nanjye isezerano ryanjye nararize kandi bikomeye ko babaho kuva ndatsinzwe n'amara byarakubereyeho isezerano rikomeye cyane kandi tukaba dushima Imana y'Imana tunabimushimira yuko kuri iyi si yabaye neza mu buto tuyakora gusenga cyane babivuze ndashaka kugira ngo dusubiremo kuko ibyo abantu tumaze kumenya ko yari yitangiye nubwo abantu bagiye basubiramo yavuga ko ashaka ikintu cyose agiye gukora akabanza agasenga ndetse abo bari mu
yari afite urukundo rudasanzwe twe tubikundira icyo gihe bavuga yakoraga abantu benshi ntabwo baburaga amahirwe yo kujya mu mashuri kubera impamvu zitandukanye amashuri yari ahari yo makeya ntabwo yapfaga kubona uwo ari wese ari aya familiyari ari aya serari Shyorongi na Sede yose akabaza agasaba ibintu yamutumye hari Shyorongi kugira ngo babashe kujya muri izo familiyari Sede yose serari hari zo kuba ziragifata bafite ubumenyi kandi agashobora kubona isoko ry'ibyo baragifata baba ari bake hari abana benshi afasha na nyuma kandi nubwo bavuga ikigo cya Sida yari baragana n'abana yagendaga ashaka amashuri y'abiga kamere ari Nyamasheke ari n'ahandi haba mu Gatenga n'ahandi mama bise yarakudasanzwe nagira ngo rero ntatinze dushimire umuryango twamushyiriye umuryango w'abaturage batanze watubereye umuryango mwiza ubundi bari abantu batashyize natwe babonye bakoze akazi baramurwaje bamukorera bise mu yarwaye imyaka ibiri kandi arembye bamwitaho nk'umwana wabo ibyo turabashimira Imana ibahereje turashimira n'abandi bose bakorera hafi aho twazanye kuva Kigali n'abandi baduhereje isengesho kugira ngo tubashe kugera aha ngaha kandi dushimire uyu muryango tugaruka yego batakuye kumerekeza tukamuherekeza neza turashimira kandi n'Imana gutunganya yabaye igitabo cya Misa amasomo meza yabaye yatwigaragaje muri buri munsi tuherekeza serivisi turashimira Musenyeri Imana yakoresheje kugira ngo atugezeho ijambo ryayo yatubwiye buri munsi serivisi rero tudusezeyeho tuzi ko dufite abavugizi benshi mu gihugu turaza ko nawe ugiye ugenda badusuhuze dusuhuze ababyeyi bawe dusuhuze abavandimwe dusuhuze n'abandi bose bagiye imbere yawe natwe igihe Imana yatugejeje ikigera tuzabasanga murakoze muri bimwe byarangiza umuntu wese mu buzima bwe gusaba imbabazi agira ati mbabarira nanjye sinjyewe yakundaga gushimira ikintu cyose dukoreye akagushimira amabwiriza aho yabaga yicaye imbere y'umuryango ku gasusuruko yakoraga ubutumwa bwa kominoti iyo umuntu yinjiraga mu nzu atamuzi yaratubwiraga ati ese uwo muntu winjiye mu nzu mwamubonye umucunge atagira icyo asohokana cyangwa yangiza yakoraga ubutumwa bwo kwakira buri wese muri twe akabaza ati uturutse akakubwira ati niba ushonje bakugaburire nabone batetse amabwiriza yigeze yitiranya ababikira buri wese yamuhamagaraga mu izina rye ndetse akamuhamagara mu izina ry'ikinyarwanda cyangwa ibyo yamubwiye yaduhimbaga amazina kandi tukayemera tukabimwemerera tukanabimukunda amabwiriza yatugiraga inama kenshi akubwira tugira hino
amujyana imbere akamubwira ati fate neza, amara kwifata neza akabona kukubwira icyo wamuhamagariye, yarangiza akakubwira ati ngaho ugendere Imana igukunde kandi iguhe umugisha. Yamenyaga umwana w'imyaka 2 akamushyira ku ruhande akamuhereza indero ijyanye n'umwana w'imyaka 2. Natwe tw'abasore b'ingimbi yaramenyaga uko atubwira uburyo adutwara akatubwira ati bana bacu, bana banjye, wa musore we urabona umuntu gukura, ntukajye ugira amahane, ujye ugenda wubahe ababyeyi kandi ujye ku ishuri uzane amanota meza. Nuko no kuri bashiki bacu akababwira ibitandukanye bijyanye nabyo, muri makeya ni gutyo yabagenza. Mama Vensa ukuntu yatubanira mu bana batoya harimo abo yigishaga amapoeme babaye muri garidiyeni, akabigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye by'abana noneho natwe akatuhereza ibyacu. Ngenda mwibukira Mama Vensa nko ku giti cyane, nigaga isaha, hari umwe nawe waje hano wo muri famiye bakomokamo akandikira akanyandikira kuri Emmanuel umwana wawe uraho neza, amasomo uri kuyatsinda, ubu natwe mu rugo tumeze neza turi amahoro. Alice yaratsinze cyane amamanturasiyo kuzuza Marie Pierre, nuko ibintu byose ainsi de suite, akageraho tuhereza amakuru ya buri muntu uwo ari we wese kugeza no ku nka yabaga yabyaye. Mama Vensa twaboneye ibintu byinshi bitandukanye. Mama Vensa hari abo cyane cyane hari abo yajyaga atwigisha indabo, akatwigisha ururabo rwitwa gutya, ururabo rwitwa orchide, hari rose, ku buryo no kuri gurupe twamaze kumva ko yitabye Imana, hari abana bahise bavuga indabo amazina yazo yari yaragiye abigisha. Ba Roza nabo dufite muri abasukuru biwe harimo Roza, harimo ba orchide, abo bose naje kubabwira uburyo twamukundaga kandi ko nabo basuzuma nabo batashoboye kugera hamwe ko nabo barakunda. Sindi kuvuga ibintu byinshi cyane, uwavuga ngo Vensa ntabwo twavana. Ndabashimiye, ngashimira cyane uwo muryango w'abihaye Imana w'abapenitante barabahaye Mama Vensa. Mwari mwararebye neza cyane, mwari mwararebye neza ku bikomere twari dufite. Mama Vensa yaratwongoye, Mama Vensa niyo mpamvu n'ubu turi hano tungana gutya. Tuzakomeza kubashimira uburyo mwatubaye hafi, na Mama Vensa wacu akaba asanze ababyeyi bacu, turahamya ko baje bamwakiriye neza kandi ko tukazahora dusaba. Murakoze cyane, dukomeze kumwerekeza neza.
babivuzeho, ariko mbere yaho rero nanjye nshimira Imana yabaye mu Giseri atubera ko twamubonye umubyeyi umujyanama mu bihe binyuranye n'amateka y'igihugu cyacu. Rubera Musenyeri Duwara Asize yajyanaga urubuga rwacu rwagize dufite WhatsApp tuba twibuka umubikira wari ukuze kugira ngo bakabika ibyo by'Imana, ariko bitubwira bitazi ko ndi muzi bitazi ko ndi n'umuryango. Nyuma yaho tuvugana yerekeye kumushyingura muzi ko nyine muri minsi impamvu tujya mu rugo, ariko akizera ko umunsi wo kumushyingura tuzaba kugeza kwa mbere nimugoroba tuvugana twumvaga bizakunda ko tuzahura ngaha tubasha kumusezeraho ejo mu masaha saa saba n'imirongo tutagishobotse, ariko nagira ngo mushimire ko yari yabimenyesheje, nkagira ngo kandi nshimire n'umukuru w'umuryango w'abaperezidanti kuko n'umunyeri w'u Giseri yitwaga nifuza ko naza kumwerekeza, ariko utakibari bari bafashe ko kabiri ejo hashize yahuriraga umuryango ukomeye ufite, ariko nciye kuri Musenyeri Duware agaragara amakuru ateganya ko tugomba twashyira ku munsi kugira ngo dushobore kugira ngo duhinduka kandi rusange kugira ngo tubashe kugerageza igihe bacu, ariko n'abavandimwe b'umuryango nabo twavuganaga nabo by'ukuri bizaza byabo bose kuko nabo kwisuganya kuganiza urugendo muri Kigali n'ahandi ntabwo byari bikomeye, rero bashishikariye amarira n'umuryango wabo kandi n'ibintu ndashimira kandi n'abanyarwanda nyine bashoboye kuboneka muri ibihe bitoroshye zitoroshye, ariko urukundo rwa Giseri yarakunze akiri muzima yatugaragarizaga tuba tubanyemo tukaza kugaragara kandi ngo ataruhunisha amaso yacu, ariko abaye akareba ibitangiye kugerageza amabize rero nawe tujyana mu kugaragaza kuko bayivuze bihagije. Amabize twabaye cyane kandi byinshi kandi bigiye iyo yazaga Kigali yansaba kandi tuganire agashaka kubera umubyeyi waroye kwezi bituye, ariko kenshi bigaragara ko iyo nabona ko ari gukira igihe ni muto kuri numva nta kintu afasha abo bakwiye kumufasha, ariko agashaka ko tuganira byaba cyane, agashaka kumugira inama yo twaganira n'ibyo mu muryango binyuranye, cyane ko umusatsi wabaye umaze ibibazo by'abaturage ariko ntabwo byagaragara ko bagiye ngo bishimira atarazamuka, ndetse n'ari ikintu ngo bise yavugiye nabo bakayigishaga ibyo byose akabibwira nk'umuntu ufite n'amateka mu muryango ufite n'ishami nkamufasha rero ko ashoboye kandi n'umusaseredoti bavuze ko akora abasaseredoti n'ibyo yakoraga abasaseredoti cyane kuko ibyo tora abaturage ubona yamuha ikibazo kirenze cyane iyo yiyumvaga mu mbere ye, ariko kumva ko kuri we iyo umuntu yerekeje muri inama n'umuryango urabizi akagaragara cyane akamenya ubuzima bwa buri wese cyane cyane amajenoside yakorewe Abatutsi, agashaka umuntu wese abayeho cyane cyane abana bakiri batoya bameze bate bayoboka pe
akamanura ibikorwa byo kugira ngo ubuzima bw'isi. Numvise rero urukundo rw'abayobozi b'imari z'ingirakamaro byose bigaragaza ko wagize neza iyo Imana wese akayikunda kandi akifuza kuyikorera ariko aciye mu Rwanda atigana nabwo umuntu yaza ku Kigali atangiye kumenya ariko ashaka abantu wese kubona buri wese amenye ibibazo by'abantu ukomeze akomeze ni byinshi yo kubona bose navuga ko nishimiye ko umukuru w'igihugu kuzana ibimenyetso by'umusaza w'iwara kugira ngo tubashe kumushyira kuri uyu munsi twabonetse. Na mbere yose najyaga murabibaza ese umusazi Nsabimana simboneke mu musazi wa bizarangara nishimiye ku mutima wanjye uburyo najyaga rero n'ibirayi nari mugenda yo najya kubaza kugira ngo tuse uburyo bunyuranye n'abana bise neza ubwo beruka gusura muri gatondo kuri mu Musenyeri nsanga mushaka ugana n'umva afite ahantu afite ibintu utabona wageze no kumva gusaka ahandi sandi ibyiza byamuranze inama yatugiraga kandi yagiraga ibyo umuntu akwigishije bizeye ko yigishije nagira ngo nagishije umuryango w'umwangaga twababaniye abategeka polisi nyine Gracias.
bashatse kugendera mu Gisenyi kandi bakabikorera mu Rwanda. Kwibuka ku mwana wa Kristo mu rwego rwo kumusaraba birababaye cyane kandi uko ubuzima bwe burusha abufite imbaraga yemeza ko tuzaba. Twizera ko twemera yuko twese tuzafata umugambi we izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Icyubahiro duhaye umugambi w'umuvandimwe wacu mu Gisenyi yatugaragaje n'ububasha dufite umubiri we kandi n'amasengesho dukomeje kuba tumusabira twizeye ko byose byakirwa n'Imana. Kugerayo aho Imana bakwakiriye bakwiza muvuga mutagatifu w'ibizara bibaga bamarayika kukwakira maze ubone ibyo bigira impera z'abahoze bamukira. Nyagasani Yezu Kristo igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera. Niyo mpamvu imva y'umuntu we twibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe n'umuyoboke wawe Mama Vincent kurukana amahoro uhe n'umugisha nimba igiye kubika umubiri we igihe ryo uzamuzura mu rurimi rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Bavandimwe, Yezu yaravuze ati ningezuka n'ubugingo nyemera naho yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Umucyo rero dukomeye turagize umubyeyi wacu umuvandimwe wacu Mama Vincent batuvuyemo tumuragize Nyagasani mu bapfuye akaba nawe uzamubiri wacu gusa niwe wazutse. Dukomeze tutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka azamushyire mu batagatifu mu bwami bwe.
Nyagasani mama bise n'umuhiruko ridashira. Nyagasani mama bise n'urumuri rw'iteka rumumurikire maze aruhukire mu mahoro. Nyagasani mama bise n'umuhirwe ridashira. Ndabashimiye mwese, ndabashimiye abasenyeri, abapadiri, ababikira n'abavandimwe bose bari hano. Mama Vincent bambwiye ko warembye, noneho ndababwira ngo bakubwire untegereze ngo ndaje, kuko nzi ko ahubwo iyo umuntu ari muri koma umubwira ibintu akabyumva akazakanguka akamenya ibyo wamubwiye. Naravuze ngo nimubwire ngo ndaje. Naje rero le 17 z'ukwa 12, hanyuma bamfungira muri hoteli icyumweru, hanyuma mbamo kuwa mbere ndaza ngeze kwa murumuna wanjye
mara iminsi 2 nawe barambwira ngo ni positif, ndiwe hashize icyumweru nze barampima bavuga ko ndi negatif, barambwira ati pimisha ndipimisha kuwa mbere barambwira ngo ni positif, kandi hashize iminsi barambwira ko ndi negatif. Ubu rero maze ikindi cyumweru ndi muri Guma mu Rugo, kandi nzasubirayo le 17 z'uku kwezi. Ndababara cyane, ubwo navuze ngo iyo batanshyira, navuze ngo iyo nkubwira ko naje ariko ari uko banshyize muri confinement ngo bari kuntegereza, ubu navuga ngo kuki ntabikubwiye. Ariko rero ikinshimishije ni uko wigendeye ndi hano, kuko byari kumbabaza iyo nsubirayo numva ko byarangiye, byari kungora mu minsi 3 kugaruka. Mama Vincent rero twabanye n'umwana ngiye kuko ari igihe mfura iwacu, nari nzi ko ari mukuru wanjye, nari nzi ko ari tante ari masenge, bavuga ni mukuru wanjye ko nanjye nashaka kugira mukuru wanjye. Hanyuma rero Mama Vincent ibyo bamuvuze nibyo, nta kindi ntacyo nakongeraho. Icyo kora nubwo tubabaye tukwiye kuririmba indirimbo yo kwishima, mwishake tuyiririmbe, kuko Mama Vincent ni umugeni wa Kristo. Uyu munsi ni umunsi mukuru we, ni ubukwe bwe dutashye, agiye kwa Kristo, yamutegereje, natwe twamuherekeje n'indirimbo, imyenda yera n'indabo. Umunsi mukuru niyo mpamvu tudakwiye kubabara, kuko tuzi ko hano kuri iyi si turi abagenzi, kandi ntabwo agiye mu ijuru, kuko mu ijuru abantu bahari. Mu ijuru ku munsi wa nyuma wo kuzuka, Imana izaza gutwara abana bayo, abayikoreye, twebwe abana bayo twemeye ko Yesu yadupfiriye, izaza kudutwara. Na Mama Vincent n'abandi bose ituzamure tujyeyo. Ubu rero araruhutse, yarananiwe, araruhutse mu mubiri no mu mutima, kandi aruhuye n'ababikira babanye bagenzi be. Ndabashimira cyane byimazeyo kwihangana mwagize imyaka yose, mwarahatubeye, ngiye nabaye kenshi mu mahanga, ariko rero uko nazaga inahangaha sinaburaga kuza kureba Mama Vincent. Kangurira batari kurihangana, bati kugira iya kure sinagenda ntamubonye, nkagenda naba nazadumike. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero ndabasabira kandi dusabirane kugira ngo dukurikize urugero rwiza yaduhaye, ari abatari n'abakuru, maze umunsi Yesu yaje kudushaka twese tuzajya hamwe tubyine turirimbe, kuko ari umusaveri nyine, byose ni uko. Ndabashimiye mwese. Yerusalemu Urukundo rutuma twegamirana buri gihe.
ndakuramutsa mariya mama Visenti nyagasani ruhirwe gashira maze urumuri rw'iteka rukumurikire uruhukire mu mahoro. Ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ribaye n'iteka ryose. Bikira Mariya Nyir'impuhwe Wibuke ko ntawigeze kumva ko washoje umwana aguye mutakambira murengere dusabire ibyo bituma mwizera ndabona no kuganira mbabaye ko ndi umunyabyaha kiziye gusiza n'irenga ibyo mubwira ibyo muzitero. ikirema cyose mu cyaha Uragisaba twisobanuriye ikirema cyose mu cyaha uragisaba twisobanuriye ikirema cyose mu cyaha. uragisaba twisobanuriye Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nabahingisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.